uzaramuka uvuza izina ryawe. Harya ngo wanze gutangaza izina ryawe Hi, come on. Oh, ntacyo nuko najya nca ku bantu n'abasohoje kameme noneho umukobwa mwiza nkawe. Koze cyane ariko twihutaga nyine mwatubwira tukagenda. Yego kandi murakoze. Wampa nimero yawe? Okay, nta kibazo. Okay. Thanks you. Murakoze good. Yeah. Hello. Ninde umvugisha? Yego umugenzi wigenderanye. Wanyuma. Ikibazo mbwira. Yeye nitwa Jeff. Umuntu wa mbere mbajije izina. Ni byiza ko nkumenya ariko bidashobotse nta kibazo. Ese ubu nzakomera ku izina ryanjye kugeza ryari? Fresh Maze kabisa. sawa. Sawa. Ndabona keza kabisa. Witwa ni? Ese reka nkubaze. Izina ryanjye murarishakaho iki? Nikwire kwa muganga babandikiye cyangwa Yes. Ntari bireka nze mbanze mvugisha umuntu gato. Turaje tuvugane. Ntari bi. Wanyitaje shaho mani nawe. Reka mubwire ntamuterera na bamwe. Wajigene zirimo. Noneho kanze nkubwira wa muhungu. Ehe. Telefone ari mugisha. Yes. Uzi inkuru ngufitiye. Irababaje ariko yanashimishije. Umunsi sa nawe ndivuriye shantro na. Sisi ndi. Reka nagara. Kandi utangiye guseka bimwe byawe. Uyiseka ngewe. Bisanzwe Tega amatwi. Tega Tega amatwi. Ngiye kukubwira inkuru irababaje ariko yanashimishije. Ati niyiherera. Ngire gutya numve mu Yapani. Mu Yapani is brother. Mu Yapani uzi. Oh yes. Dufite ikibazo gikomeye nubwo ubona duseka. Dufite ikibazo gikomeye. Mu Yapani agere gutya. Akundanira Kesi. Mbega urabareba kugira ngo barakundana. Kesi yanze kumukunda. Kesi. Yes. Ntabyo uzi? Ndabura. Murabure? Nawe urabizi mani nuko wejeje. Reba wa muri munaka sinzi nibo muzi. Wa mukobwa uramuzi ko yavugisha gutya. Uramuzi? Ndamwibuka mani. Ndamubonye. Ntabwo muzi. Imihanda tugenda urayizi. Reka ngwesha map ukuntu zimeze. Mu Yapani Kesi neza. Byaranze. Ngize gurambye ngo barakundanye byaranze. Byaranze. Niyo urubwo ngurashimishe bire nababaje. Ariko impamvu nyamukuru nta yindi. Tega amatwi umva impamvu nyamukuru. Wa mukobwa n'umuntu wa Kesi. Niwe mpamvu nyamukuru. None se tuvuge ko byanze bitewe nuko na murumuna wa Kesi none se murumuna we nakunda Kesi. Nako akunda murumuna wa Kesi. Ntabwo uko bimeze. Mu Yapani akunda Kesi. Aho Kesi ntamukunda habe namba. Nk'ijisho ry'umuntu mukuru natwe turareba tukabona ntabwo amukunda pe. Gusa ibintu byanze bitewe badakunda n'abarikana. Uyu ntabwo ari uko bimeze. Mu Yapani yagize gutya sibyo? Ariko se ubundi we ntabwo wagize ubimenyaho. Nta muntu ugize nta n'udukuru na duke bifite. Ariko wiri uraruzi n'ikindi. Uzi ko dufite ikibazo gikomeye cyane. Nikubwira. Dore rero mu Yapani akunda umuntu bita Kesi. Urumva? Ku rwego rukomeye cyane. Ariko Kesi ntabikozwa habe na Uwo mu Yapani akunda Kesi atamukunda. Nibyo niko bimeze. Nuko nguko.
ariko rero ndakekana n'ikibazo kirimo mu bana baba ari abantu nanjye urange mawe Richard Mungu wanje niko nakubwiye bora mu bana baba ari abantu mama urange mawe ahubwo se mu bihugu nakesura muzi bani mubona nyine itambukira gutyo kugenda hirya ku bantu nanjye yaranshanze nangunda nyine waramubonye ariko nangunda kwinjira mu buzima bw'abantu waramubonye amubonye ese nicyo kibazo se njye nkeka ko ari ikibazo ariko nanone mwana tugenekereza ushyira logique numva ufata umuntu wanga kwivuga izina rye uramubaza ati se witwa nde akakureba ngaho ngicimbuga yanze mu ngo wanje akantu kumvamo nawe se hari n'ibintu bye bincanga urajya kwiga umubaza izina ry'ushaka sawa nyine wakiturira kamera nkanjye ariko rero William urabona muri umuntu wa Kesi sibyo umuntu wa Kesi wowe ushobora kuba ari wowe bitekerezaho uti ariko Richard Mungu wanje ubundi ariko ura mukobwa ubundi utivuga izina ryo ni ihurizo shira logique ariko karye ni ese ko mba nuje wibambitse wibambuye nkaho wagira ngo ikibazo wagize ikibazo ni ikihe nawe se ugiye gusara ugiye kwa nkabere siraho ku mayaga cyangwa abanyinduru nanduru nyeneye kandi sinyikene sibyo ariko mapa uzi impamvu uriya mukobwa atagukunda ntabwo waba ubizi impamvu neza mu gihe uriya mukobwa atari wamenya izina rye nawe Kesi azigera agukunda Ane zenera akabasi aho ngaho amata irimo amateke Kanze. Amazi dushyiramo. nta kibazo upfa kuza ibintu wari uri gukora wakwicaye tukavugana Nta kibazo. Nta cyuma ufite se ngufashe. nta kibazo n'ubundi ariko ndahataho makeya kubera ko ntabwo dukeneye menshi none se umeze ute Meze neza. ariko mva hari ikintu numvaga nshaka kukubwira sinzi nyine niba ukuntu uri bubyumve sinzi niba nta kibazo ujya ubona muri bitewe n'izina ryawe gusa nyine ikintu nendaga kukubwira Ani uzaramuka uvuza izina ryawe uzarikomereho kugeza igihe rizakomerera kuri rero nibwo uzamenya ukuri k'urukundo Erega simbyanze. Ni uko bazabinziza kandi ari njye nyirabayazana. Mwiriwe ubwo ndiko nakenzera hey mwapa uraho ya marama ubutumwa ngo nkuzanire akira kandi usame neza witonze ariko se ntaragenda mbona ufite ibikomere byagenze bite ntawamenya wa muhungu we tuzashaka igihe uzaze tubiganiraho nzakubwira imva n'imvano kimwe cyose okay ariko birantunguye
nta kibazo uzagaruke tubishakire. sawa ubarukize. Muhanda mwiza namwe. Yego yego. Kize mu Numvise bya bindi byabo birirwa bambwira bya buri munsi. Willy! 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 William! Hai, Mungu ajera. Karame Richard Mungu wanje. Ariko sema no umuntu aguhamagara inshuro zingahe akakubura. Nawe ndikugaburira mani ngo kuduri zari zimaze amasanga zitarya. Nizere ko ubutumwa busoje mwa? Acha yawe. Nawe ushoje ariko Byagenze gute? ari habi. Ari habi? Urayipfuka afite. Umubiri wose. Yes. Ariko nendaga nyine kuza kukureba ngo tujye kureba mu Buyapani kubera ko tumaze igihe tutabona. Hari bitugenda. Mwiriwe. Yego. Harya ngo wanze gutangaza izina ryawe, eh? Ese akwicara. Leti, uje gukora icyanga, eh? Cya umunsi nza kukureba kubera amakuru nari maze kumenya hejuru yawe kandi sibyo? Buri kimwe cyose kandi nakimenye nyuma yuko mbaye gutya sibyo? Ako Imana yanjye. Ni iki kibura ngo sisa avuga izina rye akiri? Bambiwe. Uyu niwe munsi wa nyuma mbitse izina ryanjye nk'ibanga. Kesi! Kesi kesi! Yego. Bamwe muri mwe ntabwo benshi bazi izina ryanjye. Nitwa Igiraneza Aneti. ariko akumiro kagumbisha inkoko. Wowe nazi, wowe ugira izina. Ejo uri twawe kama unazi ugira. Igihe twabereye pe hejuru y'izina ry'ura mukobwa ujye utari wararutubwiye ongera uhindukire. Bamwe narabangamiye abandi mbabuza ibyishimo byabo. Yari umurage twahawe n'ababyeyi bacu ubwo bamaraga kwigendera, ariko nyine nicyo cyabinteraga urukundo ruganza iwacu. Nuko urakoze. Utaza ntabwo uri kubona ibyabaye. Sinago ngutaka. Kanahise. Ese nta karimbo karahumwa. Bamurangwa muri. Sikurangwa Mungu wanje. Nuko
akazi iki oya ariko ibyo ni cyana sha akazi kari ujye akubita ubuye ndo kukazi kumira Zizina Yego. Wikipedia nuze avunira akivuga ngo nakazi cyongaho n'urujegenye kazi ahubwo ni aha nuko muhungu wanje yego muhungu wanje nakomeje ga slow motion turi guseka ku akira nindi play akira shaku akira akivuga ati nta muziki aho umva everyone stand by naye bagiye kugutera indobo se